Mwiriwe neza, ndatekereza harimo abarimu bahawe akazi barimo kwibaza bati se ni ibihe byangombwa twajyana ku karere mbere y'uko baduha akazi. Nagira ngo rero mbafashe nk'umuntu wabaye umwarimu ibyangombwa wakwitwaza kugira ngo ujye ku karere mbere y'uko baguha ibaruwa ikujyana mu kazi. Ibyo byangombwa rero biteganywa n'iteka rya Perezida nimero 064/01 ryo kuwa 16 z'ukwezi kwa gatatu 2020 rishyiraho sitati yihariye igenga abarimu b'amashuri y'incuke, abanza, ayisumbuye n'ay'imyuga n'ubumenyingiro. Nyuma rero yo kuguha akazi cyangwa kuguha offer, icyo gikurikiyeho hari ibyangombwa ugomba kwitegura kugira ngo uzabitware ku karere kugira ngo ubone uko bagushyira mu mwanya. Icyangombwa cya mbere ugomba kwitwaza nk'uko biteganywa n'ingingo ya 28 y'iri teka, icyangombwa cya mbere ugomba kwitwaza ni umwirondoro wuzuye cyangwa detailed CV. Icya kabiri ni fotokopi y'indangamuntu. Icya gatatu ni impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi iriho umukono wa noteri. Icya gatatu ni amafoto magufi 2. Icya kane ugomba kwitwaza icyangombwa cyo kwa muganga. Icya gatanu ugomba kwitwaza icyangombwa cyerekana yuko wakatiwe n'inkiko cyangwa utakatiwe n'inkiko. Ndumva ari ibyo. Ikindi ugomba kwitwarika nuko ugomba gushaka konte, cyane abarimu bashishikarizwa kujya muri koperative umwarimu sako. Mbere y'uko rero ujyana ibyangombwa byawe ugomba no guca kuri koperative umwarimu sako ugafunguza konte y'umwarimu sako. Ikindi ugomba guca ku kigo cy'ubwiteganyirize RSSB bakaguha nimero bazagushyiraho imisanzu y'ubwiteganyirize. Ndumva ari ibyo. Ibindi mwakwifashisha n'iteka rya Perezida mukareba ingingo ya 28 yabaha ibisobanuro birambuye kuri ibi byangombwa bijyanye no gushyirwa mu mwanya. Murakoze, ndabashimiye.